hari muri ako kazuba nyine bitumvikana kubishyira. Nyamara uriya mwana afite imico mibi. Imico mibi imeze gute se? Nese arasamba ari bafite ajya mu bagabo yadukanye imico mibi. Nge ndimo ndibaza niki tutamuha. Sheri nukuri ubyumve ko nubwo hari genge bimbabaza. Uravugisha n'amatama yombi umwana w'imyaka 14 ngo ajya mu bagabo. Hakuzi ko uzi ko uyu mwana umeze nkaho uri mukase. Si ibyo se nyine mba nkubwira uko abo ndi mukase Sheri. Ibi bintu ibaze basi bigenzure. Ngiye kuko nabigenzuye ndabibona. Nawe gira apana guhura nawe muterura umubyinirira ugira wowe gerageza muri iyi minsi umucunge. Sheri ubu nkubwiye ko nge yavuye ku ishuri na mwaka ebage narebamo nkasangamo icupa ry'inzoga yanari nyoye. Please nabo kazuba mu nzoga. Ntabwo anywa inzoga. Shaka ibindi bintu hari. None bimaze igihe kinini. Nge ndabikubwira n'ibintu nera byose nakubwiye nibyo. Nge ndabikubwira ukamakanya. Nyamara uzabibona. Ariko ikintu kibabaje nashaka mwe cyangwa bireke. Ni inyota ye niki ahubwo kujya mu bagabo. Ejo azatwara inda cyangwa se handure sida usange katubayeho. Ejo undi avuye ku ishuri. Bitengeye n'igishika cya kibyeyi. Nari maze igihe mfite. Yavuye ku ishuri mfate ebage ye. Ndebyemo sangamo icupa y'inzoga. Kandi yari yamaze kurinywa nta kirimo. Kazuba wasanze icupa ry'inzoga mu ibaga ye. Ibage ye. Ngewe rwose Sheri ibintu nkubwiye byose ibyo nakubwiye byose umenye ko ari ukuri. Genzura urebe noneho wowe usuzume